Yes, Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza no kubashimira kongera kubasanga hano mudutegereje kandi turabibashimira ko mukomeza kwaguka. Dukomeza kubibashimira kuko uko imbaga yaguka niko uyu mwarimu agenda ajya tubaze kugira 24 ideni ugenda urijya mu muryango mugari cyane ariko ntacyo turahari. Muzute se Karegeya ndaho harya duherukana ryari haciyemo iminsi. Okay, niwe haciye iminsi kuva weekend yarangira ntago turabonana. Okay, kwa gatandatu nagiye gutwikurura umukobwa nigeze gushyingira. Byari byiza cyane ikinyinya. Ubwo bigitwa ngo iki? Kujya gutwikurura umuntu wari warashyingiye. None si washyingiye si we unatwikurura. Ubwo nyuma se? Yego nyine. Yaranabyaye twatuye no guhemba byari ibintu byinshi cyane. Ariko naho rero n'abantu beza cyane. Unanjye nsigaye ndi muri Otani. Gasuza abantu bo muri Otani ntago ari wa muryango uhuza ibihugu by'Iburayi na Amerika. Hari abantu bishize hamwe rero ngo batabarana. Ubutabazi butagira umupaka. Abantu bo muri Otani rero nabamenye aho ngaho biranshimisha cyane. Nabamenye aho ngaho ikinyinya. Abantu beza. Yego ahitwa Irwankuba. Kinyinya yego Irwankuba. Kabisa. Kwa gatandatu. Byari sawa rwose. Nahise nkunda iyo gahunda. Hanyuma bukeye bwaho njya Kibungo ngizaza gusura umwana uzakora ikizamini cya leta. Bituma sura n'abandi benshi. Navuyeyo nka saa 4 ngira ngo. Mahurira n'abantu bishuti, mahurira umudemobu bita ngo bamwita Oswa Kim. Nawe musuhuze Bizimungu Oswald. Naba Eric aho ngaho abo ku ntango ntago nari nabaye nka yamazi atarenga kanogo bawerekanye nari hereye jya mbere ngeri karembo ku ntango ndamanuka ikabirizi ntago utari ku muryango niyo mpamvu nahise nkunda iyo gahunda kabisa. Weekend yari iryoshye ko byatumye nduhukamo ukuntu. Kwa gatandatu nagiye ndangije nuza irya nyuma rifatiye irya nyuma ni ahasanzwe. Nahasanzwe barahazi narifatiye Icyeza. Uwo mugeni ni uw'Icyeza. Ubundi Icyeza bavuga ko hava ibirezi. Narifatiye ku Kirezi rero. Kera hari umutware cyangwa umwami bavuga ngo negamiye Icyeza nitegeye Ikirezi. Naho niho kabisa. Okay, ubwo uva kwa gatandatu nagiye dusoje campaign ya gusesengura campaign ya Bugesera. Hanyuma mpita mfatiraho njya Gikinyinya. Ubwo rero ahandi akazi karakomeza abantu babyumve kuba tutaboneka ni ukubera nyine akazi ka gahunda y'amatora. Hanyuma kuwa mbere njya gukorana ikiganiro na Honorable Mukabunani wa PS Imbera kuri. Nubwo nacyo nabonye abantu bari kukireba baragenda gake ariko nabashishikariza kukireba rwose. Nawe afite udushya twinshi. Akantu nakuyemo cyane nuko yavuze ko umwana wa mwarimu atakabaye yiga yishyura. Mwarimu atakabaye ahangayikira minerivare kuko uko ahangayikira minerivare y'umwana we niko atakaza umwanya wo kwigisha ababandi. Ariko avuga ati nta kibazo. Nako kantu narakumvise kandi birashoboka mu bindi bihugu abana ba mwarimu bigira ubuntu bakaba no mu mazu abarimu bakaba no mu mazu y'ubuntu y'ikigo aho bishoboka bakanahinga imirima yo ku kigo kugira ngo hatagira impamvu zituma buraho hantu. So urumva rero ako kantu nagakuyemo cyane. So muri make nibyo mu kanya nabwo naje numva Dashimu. Na Dashimu no munsi yarakoze kuwitwa Jean Dora Brière. Hari utuntu twinshi nakuyemo ariko reka nibutse ibintu nka bitatu. Uwo Dora Brière yavuze ngo ntuzategereze guseka ari uko wishimye. Ahubwo uzaseke uzishima. Ntabwo haseka bishimye gusa. Ubwo ndumva ko ari arongera aravuga ngo ntago mbihamya nawe simpamya ukuri kwe
ariko hari aho yavuze ngo umugabo avuga amabanga ye akabika y'abandi, ariko ngo umugore avuga y'abandi akabika ye. Sinzi niba ari byo abantu bakwicekinga. Umugabo avuga amabanga ye agahisha y'abandi, hanyuma umugore akabika ye akavuga y'abandi. Ariko ngo ibyo bituruka siyanse nk'uko Dashima bivuga, ikaba yerekana ko umugore ashobora kuvuga amagambo 20,000 ku munsi, mu gihe umugabo atarenze 7,000. Ntabwo bose ari kimwe. Hari abagabo ushobora gutera imetero ugasanga hari abagabo bateye nk'abagore, hari n'abagore bateye nk'abagabo, ariko n'undi umugabo bavuga ko ateye nk'abagore. Buriya hari n'abagore badakunda guferekanta abagore bagenzi babo kubera kwanga amagambo menshi. Sinzi rero, ntabwo ari iteka, ariko muri rusange bakavugwaho kuba abantu mu kumva ikintu ku bagore, nabo basembura abagore mu gutuma bavuga amagambo menshi, kubasubirisha uvuze ngo akanyuma akandi ntabwo ari akanyuma, nka tubiri, kuko ni byinshi byiza uwo mugabo avuga. Impamvu namwitayeho ni ubwa kabiri Dashima yari amuvuze. Ahandi aravuga ngo nari nsanzwe mbizi ko ibyishimo nicyo kintu cyonyine gisangirwa kikiyongera. Umugati iyo muwusangiye ntabwo muhaga. Amafaranga iyo uyasangiye n'abandi usigarana makeya, ariko ibyishimo iyo ubisangiye n'abandi birazamuka cyane. Akanyuma rero, akanyuma ntarizi ngo mu bintu bishimisha umugabo ni ukumva ijwi ry'umugore ukunda. Aka kantu barakumva, noneho baranyica. Ariko ijwi ry'umugore ukunda kandi ntago igihe cyose abazwi, ariko nibyo. Ubwo rero nyine abantu bafite abagore bakunda, ikintu uvuze nicyo tubasuhuze. Ntambo Eugene, umwarimu watwigishaga igifaransa, yapfuye muri jenoside, niwe mufataho reference cyane, ku buryo ubuzima bwanjye abufitemo nka pourcentage nini cyane. Yatubwiraga aragaporoferi, bavuga ngo aimer une femme c'est bon, en être aimé c'est encore plus beau. Gukunda umugore biraryoha, ariko gukundwa nawe ni urunovera, n'urundi rwego. Ni ya terime ya Vestine ati baravovora, n'ibindi ni urunovera. Reka rero nongere suhuze umuryango wavuye mu Bufaransa wa mwana ujya afata ikintu akacyita mikoro ngo agaseka nkanjye. Umwana w'imyaka 3 yaje mu Rwanda, kandi nzamusura pe, nzamusura akubita igitwenge. Bazaba bari Muhanga. Papa we yamaze kumbwira ko bageze mu Rwanda, nabo nzabasura. Urumva umuryango ugenda waguka, kandi ntabwo tugomba kubana kuri no mihanda. Shimira abantu benshi ababa hanze, iyo bageze mu Rwanda bakambwira, cyangwa baba bafite akabazo mu Rwanda bakanuma, nkagerageza kukagiramo uruhare, kugaha umurongo. Uwo ni wo muryango. Ntabwo turi amarubu, ntabwo turi bivejuru. Hanyuma ndongere felicite ifura yanjye Liza. Hari indirimbo abanyakenya bajyaga baririmba ngo Pamela 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 umehimiza juhudi kubwawe kwa wazazi wako Pamela kwa kumaliza masomo yako bila ya matatizo Pamela Ubwo Pamela turasimbuza Liza namushimira, ariko ndabaza shime mwarimu Clement mu minsi 6. Yego 6 yonyine. Mu minsi 6 yonyine. Yamwigishije rwose, akoze ikizamini 185. Atunze provisoire mu gihe kitageze ku cyumweru cyane.
yatangiye kuri 2 akora ikizami ku 8 85 urumva rero mwarimu Clement niwe ukomeye kurusha Reza nakubwiraga ni hagati y'iminsi 3 n'irindwi bana mwarimu Clement bana barimo barajyayo barimo barasaba nimero ze bakagenda abanshimira abavandimwe baba bambaza nimero ze abandi nkabaha nimero ze 0782 48 37 22 bana Clement yankuyemo n'abandi bose pe none nabyiboneye ntabwo ari uyu nguyu ntabwo asi uyu mwana none nazayikorera amezi 6 none ayikoreye iminsi 6 yize iminsi 6 ubwo rero ibyo ni byiza agomba guhita asunika na perime ibana namubwira iki ubwo nibwo nanjye uko asunika ashaka perime nanjye niko nsunika mushakira imodoka none agushyiraho sharire ashaka perime ushaka imodoka bitwaye iki so ni byiza rero ibyo iyo dutinze ku bintu nk'ibyo bakunzi nuko tuzi ko murabizi ko tutari amarobo murabizi ko tutari ibimanuka turi abantu kabisa yes turi abantu buzuye kandi cyane umuntu wuzuye umuntu buryo umuntu utuzuye ni wa wundi uribwa n'urukweto ntarukuremo cyangwa akabazi kumureba nabi akarakaje oya ndakwanze ndagukunze babyumva murenzaho buryo uravuna uravuna cyane uravuna cyane duhere muri Kongo se kwa Muyaya byo kwa Muyaya birimo byinshi Kongo irimo byinshi Kongo irimo umwiherero w'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga uherutse kubera Zanzibar abantu ntibavuge kuripotingaho gusa ibyo kabyo bigateza ikibazo ariko turaza kongera tubirebe gusa ikigaragara narabikubwiye mu bintu byazanye Nduhungire Muyaya na Robert Shingiro nka Robert Shingiro bamusimbuje noneho Nyamitwe byose kimwe ntago waba uturanye n'umuntu uvugirwa na Muyaya uzane umuvuzi agomba gusubizwa n'umuvuzi urabona ko nko kuri kuwo mwihorero wa Zanzibar Nduhungire yagaragaje koko ko mu kibuga kina mu mwanya we batangira kugarura Rwanda amafoto ntituyemera Nduhungire ati reka cameraman ati dore cameraman n'uwayase dore amafoto yafatiwe dore uko aranamubwira ati abantu bafotowe batunguwe n'abayiteguye baritandukana urumva yaragiye gupfunyikira amazi abamukurikira cyane ashaka kuvuga ko ufite reka ubwo nagiye reka mpakomereza impamvu za mbere ni visi iza mbere buriya wari umwiherero n'imyanzuro yawo narayibonye ugamije kureba imibanire y'ibihugu byo mu karere n'umutekano kandi ntabwo wavuga imibanire y'ibihugu ngo ubure u Rwanda na Kongo u Rwanda n'u Burundi kuko ahandi ho nta kibazo yego n'ubundi naho yego kandi ntiwavuga u Rwanda na Kongo hatajemo M23 FDLR Kongo rero kuba ubundi ntambara yose irananiza abantu bakayirambirwa. Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'Imirongo tuvugana. Yego niho wahageze Der Sprachen Hub Drama Language Academy. Twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make. Ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje. Yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online. None sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite? Yego rwose tubafite igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa sita. Ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Online byo nibihinduka. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa kaduhamagara kuri 07 90 13 98 Reka ncacane ntacikanwa wa. Banguka kuko tugiye inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa, gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage.
dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakirigita inote maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Dash Prime Hub German Language Academy. noneho intambara irarambirana ariko nta n'umwe ugaragaza ko ayirambiwe. Nazo ni izindi strategy. Uriya rero kwihakana ko hariya hari buganirwa ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kandi kitaburamo M23 na FDLR. Nuko azi ko afite ipfunwe ryo kwerekana ko bashyigikiye imishyikirano. Yego. Kubera ko urabyibuka hari inama iherutse ya EAC yabaye Kongo ntiyayohereza umuntu. Iranga. None uyu munsi yohereje vice ministre. Ubutabazohereza full ministre. Ubutahaze president. Ariko bashaka kubikora batereka ababakurikiye ko babishaka. Niyo mpamvu Nduhungire yese avuga ati dore aho tugeze uriya ahita avuga ngo reka ngo ibyacu tureba Rwanda ati reka kandi ibyo twavuze. Icyo rero kigaragaza ko Kongo ikeneye imishyikirano ariko nishaka kwereka kubera urumva kuba baravuze cyane bareretse nabita buke abafana ko bakomeye ko bafite imbaraga ko bahazahashya M23 noneho bakaba batangiye kujya mu nzira zisa n'iz'imishyikirano kuko ni kuri bitangira abantu iyo bari mu ntambara njya mbyibuka iyo mu Rwanda kuntu byatangiye insere kuntu byatangiye Badorite kuntu byatangiye Arusha baragiye bo bagira ngo bagiye muri vacances. Imishyikirano bisaba gushyira ahantu batuje ukabaha agakawu ukabaha travaux z'iminota mike ukajya ubaha kuruhuka byanarimbuka ukabaha na garniture ukabaha n'abantu babagaragiye ku buryo imitsi ireguka none bakabona kuganira ku ngingo. Zanzibar mu kirwa ku mazi hoteli nta bindi bareba iminsi 3 yose ku ngingo zingahe wazibara baruhuke imigaga ishire kabisa. Urabyumva noneho baganire batuje. Cyo ni kimwe dushimira muheshimiwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe wari wasa naho ari umuterankunga w'icyo gikorwa iyo delegation kuko nawe arambiwe kugira abaturanyi batumvikana. Yego saha n'isaha bamuhungiraho niki voilà siko buri munsi bamusabye inkunga se nk'ubu muri Kongo afite y'ingabo hanyuma u Rwanda rwohereza nde ikipe yose ya Minafet yose kugera kuri Minafet hasigaye hari nk'abadeje cyangwa se nibuka ariko General Kabarebe na Nduhungire arewe urumva iyo kipe gezaho icyo bishatse kuvuga Nduhungire arihuta kuvuga ariko ari kumwe na General nawe arihuta kurasa uzi kunegosia mu bundi buryo ubundi oya ku rwego rwa General nivyo igisubiza bari intama ariko abo bambi iyo bahuye uzi kurwana n'uzi kuvuga bavuga ikintu kimwe kizima kuko nta numwe buri umwe consilte bari bicaranye cyane Nduhungire yambaye ishati isa n'iyanjye urukumva urumva ikipe ifite ubushake ministre na ministre wungirije baragiye uriya watangiye kuvuga ngo ntabwo ari byo twavuze byacu ni Rwanda Nduhungire ari documenta arazana dore cameraman yishurwe na EAC muri bikubitiraho ko Bintou Keita yaramaze kuvuga ngo yavuze ngo iki mama yavuze ngo hari twita nabonye ivuga ngo ariko ngo iyi M23 yavuze ko ayitinye niba atayiyumvisha avuga ngo iyi M23 idafite ubwoba bw'abantu bangana gutya bayihagurukiye tuvuye kuri Wazalendo FDLR na FARDC ukongeraho SADC ukongeraho ngira ngo niza Tanzania ziriyo ukongeraho iz'u Burundi zigiye kumara amezi ziri hariya nta na santimetero zirambura M23 iyo iravansa igeze Butembo cyane Kanyabayonga yarayifashe Robero Butembo iregereza Bintou Keita ati ntago bishoboka uyu mutwe wahagurikiwe n'isi yose ni gatiki naho uriya warimo aribwira abantu Rwanda ibiri hariya ntago bisanzwe kuko intambara
intambara intambara iravuna, irarambirana, itwara abantu, itwara amafaranga, itwara umwanya. Umuntu uri hariya nubwo yaba adakomeretse, yewe niyo yaba yariye neza, ibaza umuryango we. Uwagiye yafite akana kiga ni gafite wo kereka birote kabaye agapfubyi deja. Abantu rero bose bari hariya batangira kumanifesta maske yo kurambirwa, nubwo haba harimo izindi nyungu z'abantu ku giti cyabo kurusha iza Mugabe. We yarambwiye ati Sadek iri hariya bitari ku nyungu za Sadek, ari iz'ibihugu ku giti cyabyo cyangwa abaperezida cyangwa abantu ku giti cyabo. Bivuze ngo bacika intege iyo babona, kuko urumva kujya mu rugamba nawe utumva. Yego, nicyo nangiye kuvuga nti abo nabo niba bari aho muri ubwo buryo iyo urwana urugamba utumva. Kuri urugamba nta ntego. Iyo urwana urugamba utumva ukora ibyanditse mu bitabo gusa, ibyo wize mu ishuri ntago warenzaho. Niba urugamba baruhagarika saa 12 ako kanya uhita udeposa. Ntago bivuga ngo oya umwanzi arandondera singiye murondera. Iyo ari urugamba wumva ushobora no kugeza saa 4 z'ijoro na weekend dos. So abantu ari ababelgera, abari ku rugamba, ari M23, ari ingabo za leta, ari bari batera nkunga babo, bararambiwe, biratinze kandi nta musaruro bari kugaragaza. Iyo abasirikare batangiye gucika intege rero buriya usibye kuba bagubwa gitumo ukababura, kandi ugomba kuzasobanurira imiryango yabo. Nibyo bikeneye imishyano nk'iriya. Ariko bariya bari kuyizamo bucece, ntibashaka ko abafana babo bamenya ko bayirimo, kandi nabo abasirikare babo bararambiwe. So rero numva ngiyo Kongo singiye mu mateka bya bindi Modeste yarabivuze, ariko ikigaragara cyo irantambara irakaze. Kandi M23 iragira bagitangura la bataille de non retour. Ntabwo bashobora gusubira inyuma kabisa, bararahiye. Rero bayita kurwana umuhenerezo. Kandi nabo bari baramaze kwiyubaka, nabo bafite imiryango ikomeye cyane. Hari umukoroneri uherutse gupfa, twari tuziranye kera, kiri umujene, yatunze amafaranga kifite za 25, afite amazu hanze, ariko famiye ziri hanze, afite imitungo ihagije, ariko tipaka Rurinda rumuhitana. Ibaze rero abantu bageze kuri urwo rwego, ntago babona uriye waje nta cyabuze aruguyeho ngo bavuge ngo bararekera. Hanyuma gushyikirana nabyo ni ngombwa. Buriya uriya mwiherero wa Zanzibar ushobora kuzagira uyinde tape, kuko niko bigenda muri rusange. Ahantu hose ari conflict irangizwa ibiganiro, imishyikirano, umuhuza. Ibyo bintu bitatu ntibijya bibura mu hantu hari ikibazo. Nkuko byagenze ku Rwanda, byagenze tukajya Arusha, uko byagenze Uganda, ejo bundi tukabona Lorenzo Tshisekedi abahuza, uko byagenze mu butajya kuvaho haza Kabila, Mandela ari umuhuza. Ubuzima bwose twabayemo hari conflict hose haba abahuza. Biriya rero bibaye uriya mwiherero wa Zanzibar, nyuma y'amezi runaka hazaba undi ahandi cyangwa hariya, bavanse n'ufite umugaga mu kubivuga ageraho agenda ahinduka. Naho ubundi byo intambara ejo ntibatangiye umuntu abona ari ibintu byaho ejo bundi muri corona, none zubu bibaye imyaka ibaye ingana. Iri hafi kuyingayinga iyo mu Rwanda yo muri 1990 yarangiye 94. N'ubundi ubwo kandi ubwo none niyo M23 ije bwa kabiri, nazo yagaruka none kongera ikagenda. Oya nababihamye. So rero muri make nuko gusa ibyo nibyo turebera inyuma. Imbere harimo ibindi, abafitemo inyungu ni benshi, abakiniramo ni benshi, abakinira inyuma y'ikibuga, ariko abakinnyi bari imbere bagenda ku mabwiriza yabo ni benshi, n'amastrategie agenda ahinduka. Numva ngo none basigaye abasirikare ba Kongo bafatwa neza, bagahebwa, bakagera gute, ariko still itarangira ni ikibazo. Nari nzi ko ndi bukubaze nti delegation y'u Rwanda generale na liberale niko namwita. Ntabwo ni umupeside ariko ni umuntu w'umuriberale kwa ufiringa wumva afite liberté zo kwirekura. Yes
urayibonamo iki? Oya nyine iriya uvuga ati nubwo tuje turiteguye. Oya ni ukugira ngo general ari mu mishyikirano ari mu mwiherero we abatekereza akagenda areba implication militaire bishobora guteza ku buryo ashobora gufatwamo umwanzuro uzakenera ko hakoreshwa intwaro kandi uwo nguwo ntabwo ugomba gufatwa ari nduhungera uhari wenyine. Either general yawuburizamo abona u Rwanda rutiteguye cyangwa se akawushimangira. Babyumva cyangwa se akabona cyangwa se na nduhungirehe akaba yapostinga ibintu byatuma haba ikintu kimeze nka suruvuma de militaire ahita bati genza gake andi kurya kabisa cyangwa ibibireke urumva nicyo bishaka kuvuga buriya iriya minisiteri ubu nyine iri iyobowe neza pa raporo y'ibihe turimo ntabwo ngira ngo ariko nanjye vuga ngo nibwo bwa mbere igiye mu musirikare ariko ndibuka ko nasezibera yigeze kuyibamo ariko buriya bararenze umugaba cyane kandi wari n'umujyanama none wa perezida urumva ni biba bifite icyo bisobanura. Yes. So muri make nuko ntago njya mu mavu n'amavuko ibya Kongo ni bigari cyane ariko ubwo nyine harimo ikibazo cya communication uriya mwiherero wa Zanzibar bamwe bashima ariko Kongo yikavuga ngo twebwe turashaka Rwanda ariko ntago baba baragiye hariya ariko na Nairobi barayiye kandi bishatse vuga ngo iyo uriya batawujyamo noneho byari guhitanga indi sura ibaze suruhu arakaye uzi Mandela arakara mu buto yanze kujya mu mikirano na Kabila uburakari bwa Mandela gaho ufata ubwa suruhu rero niba yafashe iyo initiative Kongo ikabura kandi mu biravugwaho oya umuhuza n'intuza ni Salva Kiir ngira ngo nubwo suruhu ya hostinze wa Sudan y'Epfo y'Amajyepfo manza ari we wazanye igitekerezo bagahitamo kujya hariya ariko uko byamera kose niba abantu bavuze bati bigende bite kumbuna bigize buriya kandi amatelefone aba yaracicikanye bati muze mwicare hamwe turabashakira ahantu mutuza hatavuga isasu namba murebe utunyoni mwumve umuriri w'amazi. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Ubundi imitsi ireguke turakorera ka massage ubundi muvuge mutuje rero iyo bifashwe nk'umwanzuro nuvuga ngo bari yabari hariya iyo hagira igihugu kibisuzugura bari kwifatanya noneho akaba ari cyo bafata dore niwe wanze banyumva cyane iyo ni nk'ubwo byo uko bamanaginga amakonfa kubahuza utabonetse rero ahita afatwa nk'iki wananiranye none urubyiruko rwo muri Kenya ko narwo mbona rutari bworohere ruto urubyiruko rwo muri Kenya rero nibutsa hakiri kare amakaro meza ni ku Ikaro Plaza tujya mbere yuko tujya muri Kenya amakaro meza Gypsum Rangete Iremera imbere ya Garuciye munsi ya station mu bahamagare kuri 0783 Genda pesi imbera kuri ishyaka rikunda abanyarwanda uharanira ko u Rwanda rutera imbere maze iterambere rikagera kuri bose imbera kuri ishyaka ry'abanyarwanda. Tera intambwe nshuti muvandimwe wihitiramo ishyaka pesi imbera kuri rishyize imbere ibikorwa byiza binogeye buri muturarwanda wese. Pesi imbera kuri abanyarwanda dukuri ni tariki 15 z'ukwa karindwi twese duhurire ku biro by'itora dutore pesi imbera kuri ni ku mukororombya ishyaka ry'imbera kuri uzaritora iharanira ubutabera uzaritora
riharanira urukundo tuzaritora, riharanira umurimo tuzaritora, ubushomeri buranduke tuzaritora. Banyarwanda banyarwandakazi, nimuze twitoreye pesi imberakuri maze ibyiza bikomeze bitugereho. Iburasirazuba tora, iburengerazuba twese tukuri inyuma, amajyepfo tora, amajyaruguru twese tukuri inyuma, umujyi wa Kigali tora, intara zose twese tukuri inyuma. Urubyiruko uruvuga ko rudashaka ko itegeko ritorwa, barahanyanyaza Ruto ati sindisinya, batireka da, ntabwo ari itegeko ry'umusoro gusa, ahubwo n'aya mafaranga ugiye kongeza abategetsi bawe batumye ugera ku butegetsi nabyo ntitubishaka, nayo yakuraho. Barakomeza. Hari umugabo wigeze kubivuga ni muri Gabo cyangwa muri Cameroon, ngira ngo ni Paul Biya cyangwa waba watsinze muri Gabo w'umusilamu yitwa nde? Gabon. Hano yaburwa ni famille imwe, Bongo ari Bongo, Omar Bongo, niba atari Omar Bongo ni Paul Biya, ko ni muri kara gace. Yabwiye Cameroon, ni hagati ya Gabo na Cameroon, yaravuze ati vous avez demandé la démocratie, j'ai accepté. Vous avez le multipartisme, j'ai accepté. Vous avez demandé la démocratie, j'ai accepté. Vous avez demandé le multipartisme, j'ai accepté. Finalement, vous allez demander ma tête. Ati urumva ari nko kuvuga ngo mwasabye demokarasi ndabyemera, musaba amashyaka menshi ndabyemera, ndabona amaherezo muzasaba n'umutwe wanjye. Bari abajene bo muri Kenya uko Ruto, finalement ils vont demander la tête de Ruto kuko bagezaho bari muri Ruto mastigo, yego bagiye kumukura ku ntebe. Ariko birimo utuntu twinshi. Ikoranabuhanga niryo ryoruganije biriya bintu, abantu boruganije ku ikoranabuhanga, mitingi ziraba kuri za space, urubyiruko rujya mu mihanda. Urubyiruko benshi wenda rwiganjemo abashomeri abadafite icyo bakora, nabo ni ikibazo. Icya kabiri, nkaho yari yabafashe kunda azamura umusoro w'ibintu by'ibanze, mobile money, agataro, ibiribwa, moto, ibintu nk'ibyo. Yarakandiye habi kandi ashutswe n'abajyanama babi bashaka ko bo babaho neza. Urubyiruko rero bundi n'ukura rwakabaye rukora cyo kora Ruto mukure yaje sa akabagendera buki marerezuma ni nko kugira gutese inda ari umugani bajyaga baca kwinda y'umunabi uyiha amata ikaruka amaganga. Ntako atagize yaraboroheye pe, nigeze abakanga, usibye ko yigeze gutanga oda ngo abasirikare bajya babarasa, ingabo zikanga batera ibyo zikanga kubyivangamo, abapolisi nibo bagize. Yego, bira ni bya polisi ntabwo ari iby'ingabo. Ubu ni nubona ingabo zagiye muri bene biriya bintu uzajya umenya ko icyo gihugu cyabaye kawo. Ingabo zirigenga kandi ziba zireberera abaturage bose. Hanyuma rero ako ni kamwe buriya byahuriranye n'amama n'ibintu byari bimaze iminsi biba. Sigiwe Ruto muri Amerika, sigiwe numva ngo Ruto ngo yabaye ambasaderi wa OTAN muri Afurika. Aho ngaho byose byagendaga birakaza. Ariko uhere no mu matora kugira 52 hari wagize 48. Ntabwo burya ubwo nuvuga ngo hari 48 batakuriho. None wakora agakosa na 52 hakagenda hari abamanuka bigira muri 48 cyane. Icyo ni kimwe. Urumva uwagutsinza araho. Rutafite abanzi babiri bari potentiel. Ari Kenyatta asimbuye, ari Ruto yatsinze, nako Odinga yatsinze. Abo bantu ni nkaho yabatsinze bombi kuko Kenyatta yamamazaga Odinga. Yabatsinze bombi kandi bava mu miryango y'ibihanyaswa, niko nabyita. Ifite imbaraga, ifite amafaranga yo kumuzi, ifite ubutegetsi kuva kera. Kenyatta se yabaye imirimbanya ya demokarasi. Nuza Odinga nawe ise yabaye ministre w'intebe.
imiryango ubwoko bwabo ni imiryango idanangiye nyine idanangiye. Ibyo rero bishatse kuvuga ngo ni nkaho Kenya yari imenyereye kuyoborwa n'abantu bava muri iyo miryango iremereye. Ruto agira gutya arafata afashe rero agira bamwe ushobora gusanga bamwe muri abo bamushuka hari nabo n'abashyigikiye babandi cyane. nk'umuntu ukubwira ngo ongeza umugati, umuntu ukubwira ngo ongeza umusoro ku mugati wongera umushahara w'abadepite, uwo muntu iyo nama bari mbi ntabwo aba agukunda, kuko abadepite umubare wabo ukungana n'abaturage babeshwaho no kuba umugati wariwe cyangwa moto yatse. Umuntu uguteranya n'iyo kominote y'umugati, kominote itega moto akaguteranya nayo ngo umeze neza babandi bari mu kizuru, abagushutse cyane, abagushutse. Icya kabiri kubikora ofisiyeruma, burya hari uburyo ushobora kwitura abantu bagufashe kugera ku butegetsi mu ibanga ntawe ubimenye, bikazanamenyekana wararangije manda zawe zose. Ushobora kumuha isambu ya leta ukayihinga ntawe ubizi, ushobora kumwavariza muri banki bakamuha inguzanyo itagira inyungu ntawe ubimenye. Ibyo ni ibintu bikorwa mu ibanga, ariko kuvuga ngo bagiye kubongeza biciye mu itegeko, aho ngaho nabwo nyine yakoresheje strategy zitari zo. Abantu bageza yarahuranyije urubyiruko, abaturage nabo barahuranye. Yego, abantu bageza abandi ku butegetsi ni ikipe igizwe n'abantu bakeya. Ushobora kumuha amasoko ukamubwira uti okay, noneho sitasiyo zawe nizo zizajya zinywesherezwaho n'imodoka za leta. Ibyo ntaho bigaragara. Ukamubwira uti uruganda rwawe nirwo ruzajya rugemura ibiribwa ku mashuri yose. Ibintu nk'ibyo, ibyo ni ibintu abantu badahita bamenya. Ukamubwira uti genda kuri parike, genda kuri iriya parike ukatoha hegitari 100 ube uzexploita kugeza tuvuye ku butegetsi. Ibyo uzana ibigori bigaburira amagereza. Ibyo rero we rero yakoze ibintu bisa naho biri open, yirengagije ko ava mu muryango wa Nyakamwe, yirengagije ko yatsinze abaperezida babiri bakomeye bafite icyo Gonza yita constituencies, bafite abantu babari inyuma. Urabyumva, bavuga rimwe abantu bose bakajya mu muhanda cyane, none no ku matora watsindiye kuri tangente. So rero buriya simbiza aho bizagarukira. Sinkunze gusesengura politiki internationale, ariko byo biba bigaragara. Simbizi rero urumva niba yarabemereye yaranze itegeko kurisinya bagakuma mu muhanda, akavanaho iyo mishahara yari yagennye baka finalement il demande son départ. Finalement barashaka kwava ahantu nta kandi kuvaho kwe hajyaho uwamukurikiye mu majwi Odinga Raila. Icyo mbaza ahantu nta kaboko k'amahanga twabonamo, ntago kabura. Kandi nakubwiye no sinakubwiye ngo avuye muri Amerika ateze indege privé, hanyuma akanahabwa n'iyo titre yo guhagarara OTAN. None se abatari OTAN se nyine ngo ntubyumva. Nicyo nanze ntago nabyise gutyo. Iyo wagiye iyo wagiranye abasanye ruhande, yego urundi ruhande none cyane, kandi urundi ruza nabyo birashoboka kuko n'iryo koranabuhanga ryakoreshejwe n'abo bantu abo barokarize. Hari n'abantu babonye bafite mu ruhare batandatu bari mu buyobozi, ngira ngo niba harimo umucamanza umwe, harimo umunyamakuru n'abandi bantu mu mirimo itandukanye. Bavuye ariko ako kaboko nikabura. Nungo bavuga ko wamugana harimo mushiki wa Obama ngo muri abo batandatu ni mu bantu bari muri news mu myigaragambyo. Ni nkuko bavuga ngo Odinga ntabyazi, cyangwa ukavuga ngo Kenyatta ntabyazi. Et puis noneho mu mibanire ye agera no ku butegetsi agera no ku butegetsi, abo bantu ntago yababaniye gicuti. Hari ibintu ashobora kuba yaradeprivye umuryango wa Kenyatta, kandi nkubwira ko avuka ahantu mu bigugu, bifatwa nkaho ari umuntu uvuye yo mu ishyamba akaza gutesha agaciro abantu bamaze igihe bimereye neza. Urumva rero icyo kintu arewe akantu se akakuvangira ntago ari akantu kabari kanini. Gusa we afite ubushake bwo kunegosiya imibare y'abantu, urabona ko ntabwo bashaka gusubira inyuma. Gusa nyine rero urubyiruko
yabanje no kurushimira ati biragaragara ko muri abajene muri bijyana muhangayikijwe n'ibibazo by'igihugu cyanyu muzaze tubivuganeho. Iyo ni approche nziza pe. Akemera ko nabo bafite ijambo, ntabite imihirimbiri, ntabite inyagasozi. Icyo yaracyitwararitse. Ariko nabo hari ikindi kibapushinga, kuko iyo abiza ko ari umusoro gusa byararangiriye hariya cyane. Rero urumva ko bishobora kuzagera rero bikafekita n'ibindi bihugu byegeranye. Nka bariya abajene bo muri ntuza, ibihugu biri aho mu bihugu by'uburengerazuba n'ahandi. Numvise ko bya bindi byabayemo amakudeta bikava muri CEDEAO bishaka gushyiraho leta bishaka kwihuza bikagira umuryango bikagira na perezida umwe. Hari umuntu wabimbwiye, ntago birajya hanze neza, cyangwa ntago ufite amakuru yuzuye, ariko ngira ngo ibyo ni Burkina Faso, Mali na Niger ngira ngo bigiye kwiyasosiya. Kandi urabona ko bariya abahungu bariya abantu bagiye bakora amakudeta nabo basa naho bakira abasore. Bivuze ngo buriya bo nuko bari abasirikare, ari initiative yavuye ku basirikare, ariko bari no mu rubyiruko rwaho nibyo byari bigombaga kuba. So rero niba bivuye hariya bikagera Kenya, bisaba kwitonda, umuntu akabanza akamenya, abategetsi bakajya babanza bakamenya ngo rubanda, abantu benshi babona gute ibyo turi gukora. Ntabwo bose strategy ari kujya mu mihanda, ariko nabyo niba byahereye kuri TikTok cyangwa kuri X, ikintu kikaba kigiye hariya, hari naho batajya ku muhanda, ariko n'ubundi hakaba bijya kumena nkabyo. So rero biriya nyine ni nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo abantu babe barya bari menge mu bihugu bimwe na bimwe. Ahubwo icyo akantu nibagiwe nuko umwiherero wa EAC w'Izanzibar, wo muri Zanzibar, wabonaga ko ku Burundi ho nibura bishobora kuba ari ibintu bishobora kuba bigiye koroha, kuko Albert Shingiro ngira ngo we ntabwo we yari afite, nabyita ngo ikira, nta mugaga urimo kuba umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wafungurwa mu gihe cya vuba, nta gitangaza kirimo, kuko ku Burundi byo nta mugaga urimo. Bashobora kuva hariya bakaganira, Nduhungira akajya i Bujumbura cyangwa Albert Shingiro akaza mu Rwanda, ngira ngo byaba bigana heza. Buriya Kongo ni ikinangira kuriya ubwabyo kugoreka inyito cyangwa ibikorwa wohereje wejorejemo umuntu, ukabigoreka ubyita ukundi udashaka ko bimenyekana, niko kwinangira nyine. Ubundi bagombye guhaguruka uvuga uti tugiye kuvugana na bariya bantu, intambara irangire, baturage bacu mutuze, tugiye kubijyamo. Ariko urumva rero nakora nibagiweho ko ku Burundi, urumva nibura akarere Kenya, Burundi, Tanzania, u Rwanda, Kongo, baye nk'ubicaho ku mayange muri make. Nuko mba ndeshya, kuko muri iyi domaine ndi ikinyange, si cyane, ntabwo ari nko muri showbiz, ariko ngenda gake nanjye nkagera aho mvoma yego. Garege, reka duhinira aha ngaha, ariko twibutsa abantu ko Neo Travels iri gufasha ababikeneye cyangwa se ababyifuza kujya mu mahanga, kwiga, gukorera, cyangwa se gutura, cyangwa se ibyo ari byo byose bikenera kujya mu mahanga. Ushobora kuhasanga Centenary House hano mu mujyi, cyangwa se ukabahamagara kuri 0782 33 87. Yes. So rero nibyo ngibyo, reka twebwe tunahinira aho ngaho. Muri kubona ko ikirere nacyo kiba kitatworoheye, kandi uyu mupapa nawe aba akeneye kuruhuka, natwe kandi tugakomeza n'ibindi. Reka duhinira aha ngaha. Kuruhuka byo sinzi ko muzanyemerera, oya nabyo biba bikenewe, ariko it's okay. Iyo umuntu abonye udusaha tubiri two kuryama aba ari sawa. Asante.